uyu mugore yatsindiye ajya kwambura umugore w'abandi. Rero ubuzima nari ndimo nanjye bwari ubwo nari nzi neza ko nta mukobwa nabwira ngo ndagukunda ndashaka tuzabane ngo abyemere, kandi koko uretse ineza y'Imana ntabwo yagombaga kuboneka. Kubera iki? Nari mfite ibintu bituma nta mukobwa wanyemera. Icyambere, sinaringira mama, sinaringira papa. Icyo niki, uwo mukobwa naza ntazabona nyirabukwe, ntazabona sebukwe. Icya kabiri, nta shuri ryambesha akazi nari mfite. Nyakunda kubwira abantu ngo niyo leta y'u Rwanda yangirira icyizere ikamba akazi, ahantu bamba kuyobora bakizera ko nahayobora neza ni mu rugo rwanjye. N'isibo sinayiyobora dushingiye ku mashuri nize. Wa mukobwa ugira imibare akavuga ati umugabo tujuje ibisi twabana, uwe ndiye ari kunyemera. Icya gatatu, uge mu izina icyo urimo gusaba. Reka mbivuge neza. Ubu dufite abantu bari hano basabye Imana amafaranga, ariko bakoze ikosa ntibayibwira umubare bashaka. Niba uzi kuri hano ukaba warasabye Imana amafaranga ariko ntuyibwire umubare, ujye gushima warasubijwe. Kuko ijambo amafaranga rihera kuri 2. Indukira batera umugongo ngo bagenda ikigongogongo ngo ntibareba ubwambure bwase. Bwira umuntu mwicaranye ngo ntukambike subusa. Bibiliya avuga ngo uwambuka se busa cyangwa nyina akwiriye gupfa. Bazi ikigongogongo ngo Irembo Ryera TV, Irembo Ryera TV. ntazarushaho guha ibyiza ababimusabye. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Hanyuma munyemerere dusoma andi magambo akomeye ari mu rwandiko rwanditswe na Yakobo igice cya 4 umurongo wa 3. Urwandiko rwanditswe na Yakobo igice cya 4 umurongo wa 3. Haravuze ngo murasaba ndimuhabwe kuko musaba nabi, mushaka kubyahisha irari ryanyu ribi. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Mwanyemerera ngasubiramo iri jambo. Haravuze ngo murasaba ndimuhabwe kuko musaba nabi, mushaka kubyahisha irari ryanyu ribi. Imana iduhana umugisha. Hanyuma ndashima Imana ko aya magambo yose ari njye uyasomye kandi ari nanjye ugiye kuyasobanura. Kubera iki? Haramutse ari umwigisha uvuyeho usomye ijambo rya mbere akaryigisha, hanyuma nge ngakurikiraho nanjye ngasomera insomye nyuma ngaryigisha, haba habaye icyo bita guhangana, kuko haba habayeho kuvuguruzanya. Ijambo rya mbere ratubwiye ngo musabe muzagira gute, none ndi waravuze ngo murasaba ndimuhabwe. Byonyine iteraniro riba ripfuye. Yesu ahabwe icyubahiro. Hanyuma ndashaka ngo twige ibintu bikomeye. Amen. Ntabwo mfite umwanya kujya gusobanura inkuru nyinshi za Bibiliya ngo njye kuvuga ngo runaka yasabye nabi, runaka yasabye neza, cyane ko hari nabo tubeshyera ngo basabye nabi kandi barasabye neza, ahubwo ari uko bitewe n'amarangamutima yacu. Kubera ko abantu bikunda bumva ko ibyo bavuze ari byo byiza, abandi ibyo bavuze ari bibi. Hari abantu two muri Bibiliya tubeshyera ngo basabye nabi, ariko wareba ibihe bari barimo n'isengesho basenze basaba, ugasanga basabye neza kuko basabye kubera impamvu runaka. Ntabwo ari byo shaka rero kujyamo, ubwo ndashaka tumenye icyo Imana ishaka kuvugana natwe muri iri jambo. Ijambo rya mbere riravuze ngo musabe muzahabwa, mukomange muzakingurirwa, mushake muzabona. Ngo kuko ushatse wese arabona, ukomanze arakingurirwa, usabye arahabwa. Hanyuma ijambo none ko muri babi mukaba muzi guha abana banyu ibyiza, kuko muri mwe nta wakora ikosa
ryo gufata umwana wamusabye umutsima ngo amuhereze ibuye, akaba ari nta umwana we yasaba ifi ngo amuzanire inzoka yita ifi. Ibyo ntitwabikora. Ngo none so wo mu ijuru we ntabwo azarushaho guha ibyiza ababimusabye? Yakobo nawe ati rero nanjye mbabwire indi nkuru ikomeye, murasaba ndimuhabwe, umusaba nabi. Reka tuvangure aya magambo. Yesu ashimwe. Ndashaka mvuga ibintu bitanu, ntabwo ndi butinde, ibintu bitanu bituma dusaba ndiduhabwe. Kandi mu mahame y'Imana yo ifite gahunda yo kuduha ibyo tuyisabye. Ni gute tuyisaba ikabitwima kandi tubikeneye? Ibitwimiriki kandi yaravuze ko izabitanga. Ndashaka tuvuge ibintu bitanu bituma umuntu asaba icyo asabwe ntagihabwe, kandi yarakwiye kugira gute? Kugihabwa. Yesu ahabwe icyubahiro. Amen. Icyambere, murahari? Icyambere ubwacyo ni iri jambo dusomye, riravuze ngo nta muntu muri mwe, muri twe, umwana we yasaba umutsima ngo amuhereze iki? Nta nubwo umwana we, ako kandi umukumve, yamusaba ifi ngo amuhereze inzoka. Ikintu cya mbere gituma dusaba Imana ndiduhe nukuza imbere yayo ukaza kuyisaba, ukaza uyisaba uyita so, kandi utaremera kuba umwana wayo. Kuko ihame ni umubyeyi uri guha umwana we. Nawe shira mu mibare, uri mu nzira ukabona umuntu aje yiruka ati papa mbereze iki? Ikibazo cya mbere wakibaza, uyu namubyaye ryari? Ntabwo mwene data tubwiye ngo bazanye umwana ngo akire umwana wawe agahahamukira mu butayu. Ikintu gituma dusaba ndiduhabwe kandi twaje gusaba, nukuza gusaba Imana tuyisaba nka data, ariko tutaremera kuba abana bayo. Nongere mbabwire, ndi imbere y'Imana yampamagaye, ntabwo Imana izongera gutanga iby'abana bayo ngo ibihereza abatari abana bo mu rugo. Ngijambo Yesu yavuze igihe umugore w'umunyakananikazi yazaga kureba Yesu, yaramubwiye ngo Yesu mwene Dawidi nkiriza umwana. Yesu aramubwira ngo ibyo kurya by'abana ntabwo ari ibyo guhimbuka. Uyu mugore ahita abwira Yesu ati nyakubahwa, ndabyemera, nge ndimbwa n'abana banjye n'utubwana, ariko twemerere turya ubuvungukira bwo mu rugo rwawe. Mu yandi magambo turimbwa ariko turimbwa zawe. Ndagira ngo munyumve, nta na rimwe Yesu yigeze akora ikosa ryo kugaburira abantu ngo abagaburire bahagaze. Agaburira abantu 5,000 bakicara. Kuko Yesu atakugaburira uhagaze. Guhagarara ni ikimenyetso cy'umururumba. Iteka umuntu uriye hagaze aba afite gahunda zo kurya agahita agenda, kandi Yesu ntabyo guha abagenda, ashaka guha bicaye. Muracyahari? Umuntu mwicaranye mumbwire ngo niba ushaka kujya ibya Yesu icara. Icara. Wavuze ngo aracyahari kuko
kagezi aracyahari bataracyahari, wahageze usanza ntabwo arava bataracyahari, ugakiri ku kagezi rero nimwohereze n'inyama, mwohereze n'umutsima. Ntabwo Yesu afite ibyo guha abagenda, afite gahunda yo kugaburira abicaye aho ngaho. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ryabwiye umugaragu w'Imana Mose igihe yabwiraga Uwiteka ngo nyereke mu maso yawe harabagirana. Imana ibwira Mose ngo ntabwo wandeba ngubeho, irangije mubwira ngo ariko hari ahantu bugufi bwanjye nawe, iramubwira ngo aho hantu nuhagera uzahahagarare, niba kuvuga uhahagarare, nuburara uhahagarare, nukena uhahagarare, isi niguhagurukira uhahagarare. Ijambo ravuga ngo nanjye nzamanuka ngo mbagusange, ngo ngwinjize mu busate ngo bw'icyo gitari. Bisaba kuhaba. Yesu aravuze ngo ibyo kurya by'abana ntabwo ari ibyo guha. Kubera iki Yesu afasha umuntu muzima akamwita imbwa? Ntabwo Yesu atukanye, ahubwo Yesu yarebye uyu mugore amubona mu bubwa. Ububwa uyu mugore yabukuye he? Yabukuye kuri sekuruza Kanani. Kuko ijambo ryavuze ngo ni umunyakanani kazi. Kanani ninde? Kanani ni umwuzukuru wa Nowa, yego, akaba umwana wa Hamu. Uyu Hamu ni umwana wa Nowa. Igihe bavaga mu nkuge bamaze guhinga inzabibu ngo zareze, ngo bituma Nowa anywa arahaga. Amaze guhaga arasinda ngo aryama mu ihema rye yambaye ubusa. Uyu Hamu ngo yinjiye mu ihema ngo asanga se yambaye ubusa, areba ubwambure bwase, arangije akora ikosa, ajya guhamagaza bene se babiri, arababwira ati ibintu bya papa ndabibonye, muze namwe mubirebe. Ngo aba bene se ngo bafata akenda ngo bagashira ku bitugu, ngo barahindukira batera umugongo, ngo bagenda ikigongogongo, ngo ntibareba ubwambure bwase. Bwira umuntu mwicaranye ngo ntukambike se ubusa. Bibiliya avuga ngo uwambuka se busa cyangwa nyina akwiriye gupfa. Bazi ikigongogongo, ngo bafata kakenda ngo bakamushyiraho batarebye ubwambure bwase. Ndafashishwe. Mfitanye ikibazo cy'abantu baba mu itorero, itorero rikabarera, rikabigisha kubwiriza, rikabaha agatuti, bamara gukomera bakajya gusebya itorero ryabareze. Uwo muvumo ntabwo bazawukira wo kwandagaza umubyeyi. Niyo nyoko yaba ari umurozi hama hamwe n'inyoko, nta kimwambura kuba nyoko. Uyu mugabo waraye asinze ngo buke yabyutse, arebye abona hari agatenge, yirebye abona uwashizeho agatenge yamubonye. Arangije ngo ahamagara abana bati niki cyabaye. Abana baramubwira bati papa, Hamu yinjiye areba ubwambure bwawe, arebye ubwambure bwawe atuzanira amakuru. Ariko twebwe kubera kuri umubyeyi wacu twaje dushiraho akenda. Umuntu mwicaranye mubwire ngo nibasebye itorero ujye ushiraho akenda, niba risebye ujye ushiraho akenda. Ndafashijwe nyewe, ujye ushiraho akenda. Nibavuga ngo ADEPR yaraguye ujya avuga ngo ADEPR yaraguye, ariko itorero riri muri ADEPR riracyahagaze. Haleluya rata. Abahanuzi barapfuye ariko haracyari abazima. Abavuga ubutumwa barapfuye ariko haracyari abazima. Abayobozi barapfuye ariko haracyari abazima. Dushiraho akenda. Nowa ngo afatwa n'umubabaro bw'uko umwana we yamushize hanze akareba ubwambure bwe. Arangije akora igikorwa gitangaje, ntiyatuka Hamu umwana we,
ahubwo avuma umwana wa Hamu witwa Kanani. uzi icyo bivuze? Iki gihano uyu mugabo avuze abamama benshi muragikora iyo mwasereye n'abana banyu. Iyo umwana yakurakaje kugira ngo wumve wihimuye uramubwira ngo nubyara uzibanze. uzi icyo gito siko kivuze? Kiravuze ngo nabyara umwana azabyara umwana w'ikigoryi nk'uko wabyaye ikigoryi kikagutesha umutwe, nawe uwo azabyara azamutesha umutwe. bivuze ngo yanze kuvuma umwana we kuko yabayinjije akamuhemukira, ahubwo avuma umwuzukuru we kugira ngo uwo mwuzukuru azabe ikigoryi ise nawe bimubabaze. umva umuvumo yamuvumye, aravuga ngo Kanani azaba umugaragu w'abagaragu. ijambo umugaragu w'abagaragu, ikintu gifite iryo zina kuri iyi si ni imbwa yonyine, kubera ko icyubahiro gihera ku mugabo mu rugo, kikava ku mugore cy'umugabo kijya ku mugore. ibi mbivuge ndihagira undakarira, mwabyemera mutabyemera, mwabiringaniza mutabiringaniza, Bibiliya umugabo imwita umutware. nimushaka uzunjize miliyoni we yinjije ubusahama hamwe n'umutware. njyewe iwanjye arabimenye, arahembwa akayanzanira akaba ari uyapangira, arabizi ko ndi umutware. Yesu ahabwa icubahiro, kandi nanjye ngamubera umutware mwiza, simurire mu mibare. Yesu ahabwa icubahiro. hanyuma icubahiro kivuye ku mugore kimanuka kijya ku bana. icubahiro kivuye ku bana kimanuka kijya ku mukozi umaze igihe mu rugo. hanyuma icubahiro kivuye ku mukozi kijya ku mbwa iba muri urwo rugo. hanyuma rumvize ngo itangaje, umukozi winjiye mu rugo uyu munsi akahasanga imbwa ihamaze imyaka 20, ako kanya yambwa ihita ihinduka umugaragu w'uwo mukozi. kandi mu mahame iyi mbwa yakayoboye uyu mukozi kuko niyo ifite uburambe ku kazi, ariko kubera umuvumo w'ububwa umugaragu w'abagaragu aho igeze hose ihita ihinduka umugaragu. niyo mpamvu Yesu abonye uyu mugore yaramurebye abona ni imbwa imuri imbere, kuko ariho umuvumo w'ububwa. aramubwira ngo ibyo kurya by'abana ntabwo ari ibyo guhimbwa. amubwira iryo jambo uyu mugore nawe aba umuhanga, aravuga ati nyakubahwa ndi imbwa n'abana banjye ni utubwana, ariko byibuze turemera kuba bosi wacu. Yesu aramubwira ngo nta muntu uzi iwanjye uba ukiri imbwa, ubwo wemeye kuza iwanjye uhereye umwanya none ntabwo ukiri imbwa. ahita avuga ngo mugore, bivuga ngo amwambuye yatitire y'ububwa. Yesu arahumanura, Yesu adukureho imivumo twavumwe. aramubwira ngo mugore, kwizera kwawe ni kwinshi, umwana wawe arakize. uwababwira imyaka uyu muvumo wari umaze nibwo mwamenya imbaraga za Yesu. ni Yesu ukuraho ibyananiranye, Yesu akuraho karande z'imyaka itagira ingano, Yesu akuraho ibyishe bene wanyu. weho wahura na Yesu akabitesha agaciro, weho ugaba muzima. Haleluya, shimwa Yesu. nari muzanye ikintu cya mbere gituma umuntu asaba Imana ntimuhe, ni ukwita Imana se kandi ataraba umwana wayo. hanyuma rero ikintu kikigura umwana w'Imana twese turakizi, ni ukwakira umwami Yesu. ijambo ryarambwiye ngo icyakora abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. ngo abo ntabwo babyawe ku bushake bw'umugabo, ntibabyawe ku bushake bw'umubiri n'amaraso, ngo ahubwo babyawe n'Imana ubwabo. abo ngabo iyo bemeye kubyarwa ni na Yesu, bakiriye Yesu, Yesu abahesha uburenganzira bwo kuba abana b'Imana, bakandikwa mu gitabo cy'abana b'Imana. abo bemerewe kubwira data turashaka ifi, Isaka yizana nk'ifi kuko ni abana basabye.
Yesu ahabwe icyubahiro. Umuntu umwicaranye mumbwire ngo ngwifurije kuba umwana w'Imana. Icya kabiri gituma dusaba ndiduhabwe ni ugusaba Imana ariko ntiwerure nyabyo ngo uvuge mu izina icyo urimo gusaba. Reka mbivuge neza. Ubu dufite abantu bari hano basabye Imana amafaranga ariko bakoze ikosa ntibayibwira umubare bashaka. Niba uzi kuri hano ukaba warasabye Imana amafaranga ariko ntuyibwire umubare, ujye gushima warasubijwe, kuko ijambo amafaranga rihera kuri 2. Niba hari umuntu wakuhaye 200 akaguha 1000 genda unywe fanta, warasubijwe. Reka mbigishe gusaba. Umugore witwa Hana ageze Ishiro yaravuze ngo numva umwana w'umuhungu niwe ndi gushaka. Ntabwo yavuze ngo ushaka umwana, no, ntabwo yavuze ngo ushaka umwana. Aya kangubwire ibibazo ufite byere kugutera ihungabana ngo usabe ibyo ubonye byose. Niba warabuze urubyaro ngo uvuge ngo bana ngo ngakuzamba kose, oya have wisaba ko ushaka kose itazaguha. Reka ndakoresha ijambo ribi kuko uko umuntu avuka ntabwo aba yabigambiriye, ariko bwira Imana ndashaka umwana n'uyu ushaka. Hana yaravuze ngo numva umwana w'umuhungu nzagushima nanjye nzamugutura agukorera iteka. Reka ngubwire iyi Imana iza guha Hana umwana w'umukobwa, ntabwo Hana ari kubwira Imana ko ariyo yabikoze. Kubera iki? Imana yaravuze ngo icyo yansabye nacyumvise. Yasabye umwana w'umuhungu, noneho agiye gushima nawe aza gushima afite confidence, afite ibyiringiro, aravuga ngo uyu mwana niwe nasabye. Uyu mwana niwe nagize ute? Uwiteka yampaye icyo namusabye. Dore ihurizo rero mutuma Imana ishaka ngo nigusubiza ntabwo uramenya ko ari, kuko ntabwo wayihaye amakuru. Reba uje gusenga hano, Mana mpakazi, Mana mpakazi, ako wamba kose Mana nacyemera, sawa, no gucukura imyobo nakazi. Muracyahari? Gukubura umuhanda nako, gusunika ingorofani nako. Hanyuma rero wirenganye Imana ngo yakwimye akazi, yibajije ngo nakahari kunsaba, birayiyobera. Wayibwisha kusaka ukayibwiza ukuri. Reka mbabwire, ibiyo ngiye kwivuga mbanza kugira amakenga kugira ngo ntagira umuntu nkomeretsa. Murabizi ko muri iyi minsi Satani yahagurukiye gusenya ingo. Hari ahantu nagiye kubwiriza ku cyumweru, umuyobozi aravuga ngo abantu bakeneye abagabo bahaguruke. Mbona urusengero rwose rurahagurutse, n'abagore ngabona barahagurutse. Kumbi batandukanye n'abagabo. Icyo bita gutandukana kireze mwabantu. Hanyuma rero nimbivuga ntabwo ndi gukina ku mubyimba batandukanye, ahubwo ndi kuvuga kugira ngo munyumve. Nanjye wanjye twatandukana, ntabwo turi abamarayika kandi ndaho Satani atagera, ariko mbarambe ndahenda Imana ngo Imana iturindire urugo rwacu. Umva impamvu mfite ibihamya binyemeza ko umugore tubana ari we nasabye. Niba Satani yarusenya aravuga ndi Satani uranyibye nk'uko umuntu yibwa, ariko uyu mugore yari uwanjye. Icyambere, ngewe ubuzima nabaye ku buzima bw'ubupfubyi. Reka mbabwire, ari igihe umuntu ahagarara ahantu akavuga ngo haleluya, abandi bose ngo amena, ngo ndashima Imana ngo ko ngiri isugi. Wareba n'ubundi ukunda ameze n'ubuzima ari mugasanga n'ubundi ntacyari kumwambura ubusugi. Mundagaragara ati haleluya, ati ndashima Imana, ati ku muntu we ndacyari imanzi. Roza utabimanzi ninde wakwemera? Erega ntabwo mu ijuru bazaduhembera ibyo tutakoze, bazaduhembera ibintu twabayemo ariko tukabinesha.
ntabwo mu ijuru baguhemba yuko utarwanye, ahubwo bazaguhemba ko warwanye ukagira gute, ukanesha. ntabwo batubwira ngo uri umukiranutsi utaragera aho bisaba gukiranuka. nibakujyana ahantu hari amafaranga nta cyuma kigukontorora, nutiba turamenya koko kuri umukiranutsi. oyagira ayo mataye mu maso habe heza, buri mugabo ajya akebuka kureba. nudasamba nibwo tuzamenya kuri umukiranutsi. wa mugabo w'Imana nikuntiriza amafaranga, nutajya mu bagore nibwo tuzamenya kuri umukiranutsi. naho ubu ngubu wabuze ayo kurya, ayo gutereta sura yakura he? erega Dawidi akiri mu ishyamba abantu bagiraga ngo ni marayika. Dawidi akiri mu ishyamba bari bazi ko ari b'abahungu bafite umubiri udakora, kugeza ku rwego yishe Goliyati bamuha umwana w'umwami yamutsindiye. Dawidi aramwanga, abantu bibwira ngo Dawidi si muzima. kumbi Dawidi ni muzima, ahubwo umubiri wari utarabona ifiriti. umubiri umaze guhaga, uwananiwe umugore yatsindiye ajya kwambura umugore w'abandi. rero ubuzima nari ndimo nanjye bwari ubwo nari nzi neza ko nta mukobwa nabwira ngo ndagukunda ndashaka tuzabane ngo abyemere. kandi koko uretse ineza y'Imana ntabwo yagombaga kuboneka. kubera iki? nari mfite ibintu bituma nta mukobwa wanyemera. icya mbere, sinaringira mama, sinaringira papa. icyo ni kimwe. uwo mukobwa naza ntazabona nyirabukwe, ntazabona sebukwe. icya kabiri, nta shuri ryambesha akazi nari mfite. nyakunda kubwira abantu ngo niyo leta y'u Rwanda yangirira icyizere ikamba akazi, ahantu bamba kuyobora bakizera ko nahayobora neza, ni mu rugo rwanjye. n'isibo sinayiyobora dushingiye ku mashuri nize. wa mukobwa ugira imibare akavuga ati umugabo utujuje ibisi twabana, uwo niyo ari kunyemera. icya gatatu, sinzi kubaka, sinzi kubaza, sinzi guhinga. mu buzima bwanjye nakoreye umuntu umwe, nawe mukorera amandazi ambembe 2,000 ku kwezi, nawe yakunyishura yarabura, nawe kandi ndabwo ari uko yanyambuye nawe yarayabuze. Yesu ashimwe. hanyuma uwo mukobwa wari kwishiraho urusyo rungana gutyo nuwaheye. Yesu ashimwe. ariko aho hantu nkihari, reka abakobwa n'abahungu mbahuguri. Yesu ashimwe. muranyemerera? reka mbabwire, hari ikintu namenye. nujya gukunda umuntu ushingiye ku kindi runaka, uzamenye ko wakoze ikosa. icyo kintu wamukundiye nikibura uzamwanga. mu gihe cyashize ubwo abasore baze kundeba nidutaha bangurire Sprite. yes, no umuntu yakurangira umuti ndumuwe n'umufuragiro. mu gihe cyashize hari igihe kigeze kubaho umwana w'umukobwa agaheshwa urugo n'ubwiza, kuba ari mwiza byonyine. nashaka abavuka mu batindi nyakujya, apfa kuba afite uruhu rwiza ari mwiza. nashaka batazi gusoma, nashaka batazi kwandika, nibashaka ntacyo, apfa kuba ari mwiza. wajya gukumva ngo yasanganye n'umucuruzi ukomeye, generali yagiye gusabayo, nta kindi kibajyanyeyo, ubwiza. umva mbabwira ikintu gitangaje rero. muri iyi minsi abasore b'iki gihe mubona batari kuzana abakobwa, ndimugire ngo hari ikindi kibazo bafite, guhitamo byarabananiye. muzi impamvu guhitamo byabananiye? nta mugore ukibyara umwana mubi. abagore bose bazi kurya utuvuta, bazi gukaraba,
ntawe ukibyara umwana umeze nk'ingende. Abana bose ni beza, bafite ubwiza, none barakura wareba ijana yose uyu mwana niwe yariremye. Guhitamo byarabananiye, bivuga ngo ubwiza bwatakaje agaciro, abantu bose babaye beza. Icya kabiri, hari igihe kigeze kugeraho umwana w'umukobwa kuba byonyine yarakandagiye mu ishuri akarangiza uwa gatandatu segonderi, ku munsi wo gufata birote ugahurirana n'umunsi w'ubukwe, bakavuga ati yarize. Mbakubita agaparu, leta y'u Rwanda yarabisobanuye neza kugeza kuri uyu munsi. Ndababwiza ukuri mbagaze imbere y'Imana, guhera 2025 kuzamura nta munyarwanda uzaba uri mu Rwanda adafite kaminuza. Kubera iki? Nabo muri nayini bari kujya muri kaminuza. Bivuga ngo amashuri twese turayafite. Ikinyezana cy'abantu batize ni nge nyine kiri gusorezwaho. Nikimenyimenyi nanjye abanje bayageze kure kabisa. Nta mwana w'iwanjye uzavuga ngo sinisi. Reka narabisobanuye. Nawe iwawe urabizi ko bari kwiga kandi wowe utarize. Bivuga ngo gusongera ngo uzavuga ati ndi umukobwa nzabemeza narize. Bose barize. Yishina se na nyina badahari, ariko akuye ubuki mu ntare se na nyina barasangira. Umuntu Imana yavuzeho abeshwaho Imana itavuzeho. Umuntu Imana yavuzeho ahesha umugisha Imana itavuzeho. Narangije kubimenya ko urukungu rubayeho kubera amasaka. Imana imanura imigisha ku masaka, urukungu narwo rugafatiraho. Akazi umugore wanjye akora ntabwo kamwemerera kujya gusenga buri munsi, kuko agenda ku wa mbere akagaruka ku wundi ku wa gatanu. Hanyuma kubera ko ndi umuvugabutumwa buri munsi, nawe ku wa gatandatu amesa imyenda yanjye akayitunganya. Hanyuma ku cyumweru ajya gusenga. Ibi byo turabizi ko Imana yo ku cyumweru ntivuga. Amasaha niyo yabaye Imana. Nani minota n'amasegonda mubwize tugende gahunda. Ntabwo wicara urimbike ngo mu masengesho ngaye. Uwo mugore wasenga ku cyumweru nta Mana imuvugisha. Hari nige ntaza ari kumbaza ati sheri wambwira kandi Imana yavuze nagaki, mbega ninjacungiraho. Hanyuma rero kubera yuko yibera mu kazi ke, nta munsi n'umwe Imana iramubwira ngo azurira indege. Ibimubwire se yahuriye hehe nayo ko abari mu kazi. Ariko umugabo babana ibimubwira buri munsi. Kandi ntabwo bashobora kugutumira muri Amerika ngo ugende wenyine ufite umugore. Iyo baguhaye ubutumire wowe n'umugore wawe mugira gute? Murajyana. Ubu ninyurira sheri tugende. Ntabyo Imana yamubwiye, ariko kuko abana n'ubu Imana yabivuze. Amen. Hanyuma nasabye umugore mbwira Imana ngo ntawanyemera, ariko we uwo wemeje yanyemera. Ndashaka umugore wujuje ibintu bitatu. Icyambere, mbwira Imana ndashaka umugore utagira nyina na se. Kubera iki? Nanjye singira mama na papa. Ntabwo nari nkeneye umugore tuzashwana agahita akatira iwabo. Gutunga umugore ufite se na nyina murashwana agahita agenda, ukajya ujya gucyura buri munsi. Nari nkeneye uwo tuzashwana akagumaho. Kandi ndashima Imana imyaka 25 turayimaranye ntaharaye. Kandi suko tudashwana ng'abana mu rugo, hari igihe ndakaza, hari igihe murakaza, ariko agahita ambwira ati impamvu mfata gutya nuko utazi ko ndagira yonge hamwe nyine ntugira yuge ajye hehe se aho. None ariko iyo abafite nyina bagenda buri munsi. Kabiri, mbwira Imana ngo ndashaka umugore utazi Icyongereza, umugore utazi Igifaransa. Kubera iki? Kubera ko nanjye ntabyunze.
ntabwo nari ngeneye umugore uzamvugira icyongereza mu rugo rwanjye akabikora nyirataho kandi ushibwenge yabona akazi akajya abwira ngo ni untunze ni umbeshejeho. Nari ngeneye injiji ingenzi yanjye Imana izatuzamurire hamwe. Icya gatatu, nari ngeneye umugore utagira n'igiceri cy'ijana mu mufuka, atazishuka ngo namukundiye amafaranga. Mbagaze imbere y'Imana yampamagaye, umugore wanjye niba yarazanye amajipo menshi ni 3, ariko kandi nanjye niba yaransanganye imyenda myinshi ni amapantaro 2. Njya kubwira abantu ngo yazanye ishashi nanjye nzana ishashi, niyo twagabana nta waba wambuye undi, twese twari nzahari. Hanyuma uwo mugore yaje yujuje ibyo nasabye. Ko namubonye muri korari tugiye kuririmba, mbona abaririmbyi bagiye kuririmba, twajyanye nanjye ndi umuririmbyi, ndangije ndababaza ndi nta mukobwa wumva unkunda ngo ngurize 1000. Havamo umwe avuga ati akiranga ikugurize, bose baraseka. Dutashe ndamubwira ndebe ndakira cya 1000 cyawe nabakinishaga, abarambwiye ngo cyitwarire. Ndamubwira ariko je ko mbona ufite umutima mwiza wareka tukazibanira. Ahita ambwira ngo nta kibazo. Ndangije ndamubwira ndi ko ndagira papa, ngaba ntagira mama, ngaba ntazabona inkwano ngo nkukwe, iwanyu bazakumba. Abarambwiye atumva ngo ubwire uko ndeba, singira mama singira papa, uzagusaba ingwano ninde? Ndi yego rata, niweho nashakaga. Imana igikora ucyo, uwo mugore yaje yujuje ibyo nagize ute nasabye. Noneho urajya gusaba Imana, Mana umugabo yewe, Mana umugabo imyaka yarenze umugabo. Nose uri gusaba ungwa siri duwiri, uri gusaba umurumogi, kubose ari abagabo, uri gusaba uteye gute, umeze gute. Kuri Imana mu rujijo, ubwira Imana ngo ndashaka wujuje ibi. Abagabo urabafite, niba utanamufite umureme kuko witwa umuremyi. Yesu ahabwe icyubahiro, Yesu ahabwe icyubahiro. Niba usaba Imana inzu, yisaba inzu, uyibwira icyo uyikwisaba. Ubu ngewe Imana narayibwiye ndi inzu ndi kugusaba ni inzu igeretse ku yindi. Kubera ikindi gusaba inzu igeretse ku yindi, ngewe iyo nsabye ikintu ntanga n'ubusobanuro bwacyo. Abantu bose duhagararanye bose baransumba kuko ndi mugufi. Araro ndashaka Imana imbi nzigeretse ku yindi. Abantu bansumbye mbagase, nge mbasumba niryamiye hejuru. Niko bimeze. Ube mugufi urare no mu mwobo nishyana, hakareka nishyure hejuru. Nubundi Yesu yaravuze ngo numuzabe twebwe turaha amashami. Rero igiti gifite amahame yo guterura amashami yacu, ni interure nshire hejuru. Gihe nabereye mu gufikira hagije, mununga ibiganza ngo Imana ibigukorere. Imana ibambere umugisha rata. Icya gatatu cyo nanjye cyangozeho ndabizi, ni ugusaba Imana ibyo uzifashisha wirata ku bandi. Gusaba Imana ariko ukayisaba ibyo ushaka kuzifashisha wemeza abandi, wirata ku bandi, wihimura ku bandi. Reka ngubwire ibyo Imana ntabwo yabiguha. Nicyo nazize, maze imyaka irenga 10 ntegereje imodoka Imana yambwiye, ariko narabimenye muri iyi minsi iyira modoka Imana yimba nari kuzakora ishyano. Numvaga ku munsi Imana yayimpaye, fire ya mbere nukuzuza essence ngamanuka kuri Mahoko aho na mwari, ngakata muri buri rugo rw'umuntu wamvuze nabi wese. Umuntu wavuze ngo narahwereye nganyura mvuga ndi mwabonye Imana igira neza we, mwayibonye. Ngira umuntu mwicaranye ngiyo ndi yayiguha.
bimumbwirire rwose nanjye ni muntu ngiye bavuga iyo ntiyahimba ibintu Imana izaguha udashaka ko Imana ibiboneramo icyubahiro wowe ushaka kwiyemera ku bandi ntabyo Imana izaguha. Yesu ashimwe. Amen. Amen. Icyakane muri kumva ndari kwihuta no gusaba Imana ariko ukayisaba usa n'uyereka hiri bubicishe. Mana reka ibi mbisobanure neza. Ukaza gusaba ariko ukaza gusaba ari ngimico yo kugira ngo ubwire Imana ngo niyo bisabye ariko ubundi ahantu biri buce warangije kuhakeka uri kuhateganya. Mana ngene y'amafaranga ariko uzi ko wari wayagusezeranije ndabwo Imana yabiguha. Mu minsi ishize nagiye kwigisha ahantu bita Mutukura, ni ku mupaka wa Tanzania na Uganda. Ndigisha amavuta aramanuka. Abagande rero bazi guhesha umugisha abakozi b'Imana. Barunda amafaranga imbere yanjye bashiraho amatanzania kuko ni ku mupaka wa Tanzania na Uganda, bashiraho amanyarwanda, barangije bashiraho n'amadolari, barayafata yose barayamba. Mukozi w'Imana uyu n'umugisha baguhesheje. Nanjye bagiye gutura mbwira Imana ndi Imana, nanjye bambaye amafaranga yo mu bihugu by'amahanga. Nanjye ikintu ngiye gukora ngiye kugushaka amafaranga y'amahanga, mfata amadolari ndayatura. Ntuye amadolari pasiteri aratungurwa, arangije arambwira ngo mvuko Imana ivuganye nanjye. Irambwiye ngo uzagera mu Rwanda wakira amadolari menshi. Avuze ngo ndi urimo pastor, urimo Imana iguha umugisha urimo. Muzima munavuze ayo magambo yarabivuze neza mbita numva handa zava. Reka mbababwire namwe ni murabona rahava. Hari umumama uba muri Amerika yigeze yumva inyigisho yanjye, yumva n'ubuhamya bwanjye, anyoherereza miliyoni n'ibihumbi 200. Ayohereza mu madolari, amadolari 200. Icyo gihe idolari ryari rikiri ku 100. Yesu ahabwa icyubahiro. Anyoherereza amadolari 200. Nagiye kuyavunjisha, yafoto yakanunda kajyana. Ndangije ngeze hariya mu mugi barayamba. Nari mfite gahunda yo kujya kwigisha Igihorwe mu itorero ryaho ryitwa Nyakabungu. Mbonye bambaye ako ka message, ndabahamagara ndi mwihangane ndi havutse ikibazo cyihutirwa. Ndi twari twavuganye ko mbagera saa 7, ariko ndabwo mbagera saa 7. Niba mwihangana ko mbagera saa 8 ndimumubwire. Baravuga ati nubundi turakwakira saa 8 n'igice ntuzirenze. Nyura mu muki mbahiranga muntu, mbahana telefone, bareba message banyohereje. Ngiye kumva numva kama ndicyo biti gitangaza cyo kubyara nta mugabo. Bakugize ministiri uvuye kwiga mu Budage, ntabwo ari igitangaza ahubwo batinze kukugirawe. Hari umuntu ahagarara imbere y'iteraniro ngo ari gushima, ukagira ngo ari gushima kumba ari gutanga amakuru, ari kutwibutsa ku buryo Imana yamugiriye neza. Umuntu agaga ati haleluya, batamena ati hari imodoka ngunda, ati narayikunze, ati ndasenga nyisaba Imana, ati none Imana yayimpaye, ati n'ubwoko bwa vewiti. Wajya guperereza ugasanga n'umuntu afite amangazina 3 Nyarugenge. Gusa icyo ni igitangaza ahubwo Imana yaguhaye ubwiza, uri umwana w'umukobwa, amata yarageriya, amasura areba nginyana yo mu ruhongore, uratambuka abasore bose bagahengereza ngo wabonye ubukwe ngo ni igitangaza. Wapi?
ahubwo wari waratinze kubona umugabo. Igitangaza baba barakobanye, haboneka umuntu avuga ati I love you, nawe ujya wibaza icyo yagukundiye bigucange. Icyo bita igitangaza ni ukumva irene utazi icyongereza utazi igifaransa, ukumva inama y'abaminisitiri yateranye bakavuga ati tumugize minisitiri. Icyo cy'igitangaza. Nicyo gitangaza. Ko mbona mu ndeba nabi wagize Imana ndi yagikora. Bibiliya iravuga ngo hari ibintu bitatu ngo ndetse ni bine, ngiyo bibaye ngo sinanirwa kubyihanganira. Ngo icyambere ngo ni igihe umugaraga ahindutse umwami. Ubutegetsi bw'ubwami bugendera mu gisano cy'amaraso. Umwana asimburwa asimbura se, umwana agasimbura sekuru. Nuko ubwami bugenda. Niyo wakora kudeta yo gukuraho ubwami, uvanaho umwami ushyiraho umuhungu we. Niko ubwami bumeze. None reba umuntu uba muri urwo rugo ari umuja, yarangiza Imana igakura ubwami bw'amaraso ku ngoma, igafata umuja akaba umwami. Imana yabikora cyangwa ntiyabikora? Yabikoreye Dawidi aragira intama, imuhindura umwami. Ngo icyakabiri ngira Imana igikoze ngo isihinda umushitsi, ngo ni igihe umuja asimbuye nyirabuja. Cyagakozi wazanye iwawe kadakaraba, inkweto ya mbere akaba ari we uyekegagurira bodaboda, kandi wowe utajya wambara bodaboda. Imana ikagasiga, ejo kakagupapura umugabo sha wakayigusohoramo kagasigara ari boss. Ngo ibyo nabyo Imana ijya ibikora ngo isigahinda umushitsi. Imana yabikoreye Esiteri umunyagano, abo umugore w'umwami. Vashiti igihanganga arasohoka. Ubwo rero mwambaza ngo Imana yashatse ko mba minisitiri yabigenza gute? Umva uko yabigenza. Buri cyiciro cyose kuri iyi si kigira abagihagarariye. Habuhagarariye abagore, habuhagarariye ababana n'ubumuga. Hari ndige bavuga ati rero injiji ziri gushira, dushaka uhagarariye injiji. Bagasanga mu injiji isobanutse ni Irene ngahagararira injiji. Ako bite byanyu umwana w'umuti. None